sinzi ariko nkunda couple ya James na Daniel. Aha. Niba ukunda uba wumva waririmba nka Daniel. Sikurimba nkabo ariko nyine ndabakunda nkunda ibihangano byabo nyine bafite ijambo. Mbese nibo bakwinspira? Niba baranyinspira cyane. Uba wumva wakorana collabo nabo? Bagusabye bakavuga ngo Jessica ngino dukorane collabo, wakorana collabo nabo? Babinsabye nta kibazo nabikora. Haleluya, shimwa ku mirimo myiza yuzuye mu rukundo n'ineza bihebuje. Yes, ikawa tufite abakozi ba Deliverance TV, nkuko mubimenyereye turi kumwe n'umutumirwa agiye kutwibwira atubwira uwo ari we kugira ngo n'abantu bamumenye hano kuri Deliverance TV. Tugwaye ikaze. Urakoze cyane. Mazina yanjye nitwa Jessica. Ntuye i Muhanga. Ndi umuririmbyi. Ndi umuramyi. Nkorera Imana biciye mu buryo bwo kuririmba. Kandi nkunda Imana nyine muri rusange. Murakoze. Jessica, ku muntu utakuzi uvuze ko uri umuririmbyi, ese waba ufite indirimbo hanze cyangwa ni ukurimba bisanzwe mu rusengero? Oya, indirimbo mfite. Indirimbo bisanzwe nyine mu rusengero. Ese waba warigeze kugira igitekerezo cyo kuvuga ngo uzasohora indirimbo yawe bwite? Igitekerezo kirahaba, ntabitekereza ariko nyine ukareba ukabona nyine hari imbogamizi nyinshi nyine zatuma utagerwaho. Izo mbogamizi zituma utakora ibintu bijanye n'impano yawe ni izihe? Uriga se? Oya. Ntabwo niga. Ntabwo wiga. None nizihe mbogamizi zatuma udakora umuhamagaro wawe uhamagariwe? Hari igihe ureba nyine ukabona gukora mu buryo bw'ubuhanzi ni sawa ariko hagira nyine ukabona ubushobozi nabwo ni bukeya. Kandi ubu nyine ibintu by'Imana nyine bisigaye mubibona ko bisigaye bijyana nyine n'uburyo bw'amafaranga. Yes, murumva ko Jessica afite impano y'uburirimbyi ariko yabuze ukuntu ayikora bitewe n'uburyo bwa finance. Nose Jessica, umuntu aramutse agufashije akaguha ubwo bushobozi ukeneye wasohora indirimbo? Nayisohora. Wayisohora? Hari ubwo ugeze utekereza kuyandika se basi? Narabitekereje. Warabitekereje? Ubu ngubu uyifite mu mutwe wawe? Duha kapela rero. Turirimbireho gakeya. Nibikunda ubwo twabonye ubwo bushobozi nta kibazo muzayibona. Okay. Yes, Jessica, twagusuye hano mu rugo, twagusanze mu rugo wibereye mu turimo twawe, sibyo? Jessica, hari ibintu njya nibaza mu bintu bya gospel. Ese we gospel yumva gute? Gospel industry bijyanye n'iki? Yaba ari uburirimbyi, yaba ari preaching, yaba ari we kuri gospel yumva gute muri make? Gospel? Ubu nyine nkawe nk'uko ubitekereza abantu benshi nyine ntabwo bagikora nyine gospel ya nyayo, sinzi ko niba ariko nabivuga. Wenda reka mbijyane muri kariya yanjye y'uburirimbyi, kuramya nyakuri. Abenshi nyine tugenda twumva ngo bamwe ntibabikoreshwa n'umwuka, bakoreshwa n'umubiri, ariko gospel ya nyayo ni uguhamya Imana mu kuri no mu mwuka, ntacyo mbese ugasiga byose ugakurikira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Byonyine uba uri gupreachinga, uba wabaye ijwi ry'agakiza cyangwa voice of salvation, byose nyine biba bikubiye muri aho ngaho. Byonyine ukuntu ugaragara cyangwa ibyo ukora nabyo nyine ni ibintu ushobora nyine kugaragaza ko ufite Imana muri wowe. Ariko ubu nyine bisigaye bigoranye. Bigoye gute kumenya umuntu nyine uri muri gospel neza n'umuntu uri hanze yayo, kandi twese duhurira mu rusengero, bisigaye bigoranye nyine.
Jessica wabatijwe ryari? nabatijwe muri 2018. Na 18. Aha, Jessica wakijijwe na Jessica utarakizwa harimo irihe tandukaniro? Itandukaniro rirahari kuko ubu nyine maze kwiyungura ibintu byinshi. Sinavuga ngo ubumenyi buhanitse, ariko uko nari meze mbere ntabwo ari uko uyu munsi meze. Hari byinshi nyine bigenda biza kandi bikampindura kuba mwiza nyine mu bijyanye n'Imana, mu bijyanye no gukurikira Imana nkaba mwiza kurushaho. Naho mbere nyine najyaga basenga nanjye ngasenga bisanzwe, ariko nyine ntarakira neza Kristo nyine narakira agakiza twahawe. Baramutse bakubwiye ngo ese hari ikintu ujya wibuka wakoze mbere utarakizwa uba wumva usubiyeyo wagikora? Kandi ikintu nakoze mbere ntarakizwa utarakizwa niki kiba mu bitekerezo byawe wakoze mbere utarakizwa? Okay, biba bihari byinshi. Mbere wenda si ukuvuga ngo nari ntarakizwa, kuko narasengaga n'ubundi bisanzwe, twakuze dusenga mu rugo nyine bakatujyana gusenga, ariko kwiyumvamo nyine ikintu cyo kujya gusenga rwose nkumva kirangoye, nyine nkumva ntabwo ndi kubikurura ukuntu nyine buri munsi twajya duhora nyine tujya mu rusengero ese umuntu asengeye mu rugo bwo ntibyakunda nyine ukumva. Ariko ubu nyine no gusiba ku cyumweru rwose sinzi ukuntu biba byagenze. Urabona nk'umuntu utarakizwa aramutse aje akabaza Jessica ngo se agakiza ni iki, wamubwira gute? Agakiza ngiye nkunda kuvuga ngo ni ukwanga icyaha urunuka. Ibyo byonyine birahagije. Ariko ubundi agakiza ni ukwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ukamwemera kandi ugaharanira nyine kujya kure y'icyaha, nyine ugakizwa, kwihanira kureka. Ese Jessica yarakijijwe neza nta kantu, ntabwo ujya udeviya? Ntabwo udeviya? Oya, simbizi. Okay, ntabwo buri muntu wese akwenda, reka ndavuga ngo buri muntu wese, ariko nyine bibaho hari igihe umuntu nyine hari igihe ucumura ukora icyaha, ariko njye wenda icyo ndusha abo bandi batarakizwa, kandi nyine uko biri tubwira tugomba nyine kugaragaza itandukaniro. Igihe nkoze icyaha negera Imana nyine nkongera isaba imbabazi, nkongera nkagira ubusabane nayo. Yes, murumva ko Jessica ari umuntu wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wiwe, sibyo? Jessica, duhe ubuhamya bukeya ku buzima bwawe, inzira wanyuzemo kugira ngo wakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Uhere hasi uzamuke twumve inzira yawe waciyemo kugira ngo wakire Yesu. Okay, ubuhamya sinzi ubwo buhamya ndikumva nyine sinigeze mba mubi cyane ngo ndavuga ngo ndajya gutanga ubuhamya ngo nyine bikomeye, ngo mfite ubuhamya bukomeye mbere nabaga muri ibi. Oya, kuko nabatijwe nkiri na mutoya, rero nta buhamya burenze nyine mfite ngo navuye ahantu ngiye. Yes, watubwiye ko ufite impano yo kuririmba, kandi hano kuri The Vereni TV iyo twakiriye umuririmbyi aturirimbiraho gatoya mu mpano ye y'uburirimbyi. So rero turagira ngo hano kuri The Vereni TV uturirimbire kugira ngo abantu bumve impano yawe. Niba hari umuntu ukeneye agusapotinga ariko yumvishije impano ufite muri wowe. Okay, nta kibazo. Ndaguha umunota umwe cyangwa iminota 2 uturirimbire. Ntabwo bangifite umucunguzi wanjye ariho, ni undinda amanywa na nijoro, ni undengera iteka, iyo ndushe ndemerewe
mezi akanyobora mu nzira nziza ibikomeye abihindura ibyoroshe haleluya shimwa ku mirimo myiza yuzuye mu rukundo n'ineza bihebuje nzabiririmba mbikwize mu isi yose n'abatabizi babimenye kuri Imana igira neza. Murakoze cyane. Yes. Uzi ko narengeye mu mwuka. Narengeye mu mwuka. Yes, Jessica, ufite ijwi ryiza ryo kuririmba kandi ukwiriye nyine guhimba indirimbo yawe bwite nawe ukagira icyo wigezaho, sibyo? Nawe ukeneye cyane Yes, Jessica, dukomeza ikiganiro kugira ngo twerekeze ku musozo. Impano yawe y'uburirimbyi, igihe wumvaga ko ufite impano y'uburirimbyi, byatangiye gute? Nabivuze nabikomojeho, navuze twakurize dusenga, twakuriye mu ngo nyine mu rugo turi abakristo. Rero nakuze mba muri Sunday school, ndirimba nyine by'abana, ariko nyine ngenda numva ko imiririmbire wenda igenda ihinduka, ko umuntu nyine ari gukura kumva nyine biri guhinduka. Aho natangiye kubimenya nari ntangiye segonderi, nkajya mbikunda, ariko kandi ikintu cyanyemezaga ko bishobora kuba ari impano yanjye, narabikundaga cyane ahantu hose ndi, n'abandi mu turimo two mu rugo, ndi kuririmba nyine nkumva ni ibintu bimbamo, nkumva nyine ndanabikunze cyane. Rero naho wumvishe ko ufite impano yawe y'uburirimbyi, byahereye kuko wajyaga muri Sunday school ukaririmbana n'abandi? Najyagayo nkaririmbana n'abandi, ariko nyine ntaramenya neza. Ntarabimenya neza. None njye ndashaka kumenya wabimenye ryari? Nabimenye, yes, nabimenye 2017. Nibwo wabimenye? Nibwo natangiye kumva ko ufite impano, byashoboka ko nyifite. Yes, waba warigeze wegera abahanzi baririmba ku biti byabo, cyangwa se umuhanzi ku giti cye ugize umwegera kugira ngo akwereke uko bikorwa? Hari abo tuganira, ariko nyine abenshi bavuga ko bigora, nyine babiguye, atari ibintu nyine byo gupfa kubyuka nyine ukahita uvuga ngo ni ugukora gutya n'ukora gutya, nyine bisaba step by step kugira aho uva nyine n'ahandi. Buri munsi nyine ugenda wunguka akantu, ugenda wunguka akandi, bikagufasha. Twaraganiriye nyine cyane, kandi bakagenda bampa inama zitandukanye. Yes, Jessica, ninde muntu w'icyitegererezo cyawe mu buhanzi bwa gospel? Nk'umuntu w'icyitegererezo cyawe, role model wawe, umuntu ubona nawe uramutse ugiye mu buhanzi wakurikiza imyitwarire ye muri gospel? Sinzi, ariko nkunda couple ya James na Daniel. Niba ukunda, uba wumva waririmba nka Daniel? Si kuririmba nkabo, ariko nyine ndabakunda, nkunda ibihangano byabo, nyine bafite ijambo. Mbese nibo bakwinspira? Baranyinspira cyane. Uba wumva wakorana collabo nabo? Bagusabye bakavuga ngo Jessica ngwino dukorane collabo, wakorana collabo nabo? Babinsabye nta kibazo nabikora. Wakorana collabo nabo? Ndabakunda cyane, ntacyabimbuza.
Yes, Jessica, dusoza ndagira ngo ugire inama abantu bafite impano yabo batajya bayikoresha nkuko bikwiriye, yaba ari gospel yaba impano runaka batayikoresha. Ikintu cya mbere navuga, ubundi njyewe ukuntu nahawe sinzi, barumva ko nyine umuntu ufite impano mbese no ku isi yose ariwe muntu waba uyoboye. Ariko impamvu nyine usanga tukiri hasi, usanga nyine tuvuga ngo amafaranga, umuntu ufite amafaranga niwe ugomba kuyobora, ariko ubundi umuntu ufite impano uba ufite ikintu gitandukanye n'icy'undi muntu afite. Rero niyo mpamvu bavuga ngo umuntu ufite impano nyine iyo utayikoresheje nicyo cyagiye nyine usanga bari kuza bakaducaho, abandi bafite ibindi byabo bitanakomoka nyine cyangwa bidashamikiye ku mpano zabo, nyine ugasanga baraturenze kure. Ariko buri muntu ufite impano nakubwira ngo uhaguruke ukore, noneho cyane nimba ari muri gospel. N'ijambo ry'Imana avuga ngo uzi neza ntabikore bizabe bimubera icyaha. Rero nimba uzi ko hari icyo ufite watanga kugira ngo abantu bakire agakiza bamenye Yesu, nakugira inama y'uko wahaguruka ukagerageza ugatanga imbaraga zawe ufite ugakorera Yesu Kristo. Kuko benshi nyine bavuga ngo muri gospel nta mafaranga akunze kuba arimo, ni ibyo gukora gusa nyine ugatahiraho. Ariko buriya nyine ntugategereze kuri icyo ngicyo. Mu ijuru nyine hari Imana ijya ikora ibintu byose, ibintu byose ukeneye wayikoreye nta kintu kimwe nyine utabona. Rero uhaguruke, kanongera mbona akavuga ngo tinyuke urashoboye. No muri Kristo Yesu batinyuke barashoboye. Tinyuke urashoboye. Ibicanege byo ntibizabura. Abantu nyine niko turemye, niko dukoze. Ducana intege cyangwa tukagamba aho abandi batari. Uriya se bigenze gute, uriya bigenze gute, ariko ndakubwira ngo uhaguruke ukoreshe icyo Imana yaguhaye, waba ubizi waba utabizi, ariko mu gihe ubyiyumvamo ko bikurimo kandi hari icyo wakora nyine kugira ngo ubuzima bwawe benshi buhinduke ku bwawe, nakugira inama y'uko wagitanga. Murakoze cyane. Yes, guys, murumva ko Jessica bagira inama yo gukoresha impano yanyu. Yaba ufite impano yo kubanga umupira nawe ayikoresha cyane. Kubanga umupira bigezweho cyane, ahubwo n'ukuri impano nose urabizi, njye ntabyo sinzi nabaza bakinira. Rero ubikoreshe nyine nimba uyifite. Yes, Jessica, turagushimiye kuri The Brain TV. Turizera neza ko ubutaha nitugukenera tuzaguhama. None tuzaza warasohoye indirimbo, tubyizere se? Okay, nta kibazo nyine ubyizere. Tubyizere. Jessica, ijambo rimwe ku bantu badukurikiye kuri The Brain TV. Abantu bakurikira The Brain TV, nanjye ndi umufana wayo, ndayikunda cyane. Imana w'umugisha kandi nishimiye kubana namwe. Bakora iki? Mukoreshe subscribe kuri The Brain TV na comment nimba ari icyo mwanyungura, nta kibazo, njyewe ni amahoro. Guys, turabashimiye. Murumva ko Jessica afite ibitekerezo byinshi kandi ibitekerezo bifite aho bizamugeza, sibyo? Ku muntu ukeneye kumufasha atwandikire hasi muri comment, hanyuma turebe ko Jessica twamusorera indirimbo ya mbere, sibyo Jessica? Tugusorera indirimbo mubikore kabisa. Jess, turagushimiye. Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye. Sawa guys, turabashimiye. Iyi ni channel ya The Brain TV. Icyo tubasaba murakora subscribe, musharinge ku nshuti zanyu, abari muri Amerika, abari mu Burayi, abari muri Afrika, ahantu hose urereye ku isi. Gira support utanga kuri The Brain TV kugira ngo dukomeze tubahe ibyiza. Murakoze, turabashimiye. Jessica, turagushimiye. Murakoze cyane.